byose dukora tukirirwa turirimba ngo urabyumva nyine nanjye narabibona intege nuzamara kugira umunwa ukajya uvuga uti umugabo jya wihanganira ngo utuke umunwa warananiye nizo ntege nke uzamenye ko shitani umunsi yaje kukubaga izazamukira kuki ku munwa. Niba agacupa byaranze ukaba waramaze gushiraho icyapa kivuga ngo intege nke agacupa, zirikana ko hejuru y'amasengesho turi kuvuga ngo dukire, shitani nayo iri gucaza imbugita yo kugira gute yo kukubaga, kandi agacupa karahagije ngo izagire gute izakubaga. Niba waramaze kwandika ngo intege nke ni ugusambana, mana uzambabarire ibingibi ntuzabimbaze, urabizi ko arizo ntege nke, dore aho ngaho niho kabutindi izagira gute izazira. None rero twongere tubwirane ngo muvandimwe umenye intege nke zawe wigengesere, ariko se mwabibwiranye? Iryo naryo ni ibanga ryo kwibanga ry'amahoro. Ijya umenya intege nke zawe nkuko nari natangiye mbibabwira, zimenye wigengesere. Buriya umuntu uzi neza ko umutwe ukoze mu rugimbu ntakwiye kwandika ibaruwa isaba akazi k'ubukwiziniye. Niba uzi neza ko umutwe wawe ukoze mu rugimbu uri kwirira gusaba akazi k'ubukwiziniye ngo bizagende gute? Nushonga uzaburanya umuntu waguhaye akazi ngo niwe uzize. Iyo uza kumenya ko umutwe wawe ukoze mu rugimbu wari kubigendamo gahoro ukamenya ko atari ko kazi. Jya umenya intege nke zawe, kandi izo ntege nke ntukajye uzexposa, ntukajye uziteza abantu, ujye uzimurikira nde Yezu, umenye ko ariho ashobora kuzaturuka ishyano ryarimbura umuryango. Kristo Yezu akuzwe. Icyanyuma rero, irinde kwigeza nkana ku bibazo bigize gute bikureba. Hangara Yezu mu ruhanga rwe, ntabwo azagutera ibuye, umwiyereke umubwira uti namenye ko uri umukiza, kandi nanjye nje nk'umurwayi. Ntujye gusuzumisha indwara z'abandi, aho gusuzumisha indwara zawe. Hanyuma Yezu igihe atambagira twese atugereho kandi adukize. Namenye ko uri umukiza, kuba inshuti yawe, nanjye nzi umubiri wawe. Kuba inshuti yawe, nanjye nzi umubiri wawe. Muri Yezu tugumemo. Nyagasani Yezu nabane nawe. Nimuhaguruke twamamaze ukwemera kwacu.